ngo turyibutse badukurikiye ko warivuze bakenera kumenya aho riherereye nubwo tutabivuganye burya nibyo yari impugije isomo rikomeye riboneka muri Malaki igice cya 2 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 16 aravuga ngo ntukariganye umugore wo mu busore bwawe ntukariganye umugore wo mu busore bwawe noneho arasobanura ngo bivuze kutamuhemukira cyangwa wica isezerano cyangwa se kumuca inyuma uwo mwashakanye cyangwa kumuta ukamuta mbese ukamuhunga ubwo bishobora no gusohora ku mugore cyangwa bigasohora ku mugore ni Malaki igice cya 2 wakomeza kuko abantu bari kuryibazaho umurongo wa 14 ya 16 iryo somo wari wasomye yarakubajije ati wahereye kuki utangira kumva ko igihe wari uri mu matera ujya mu bwiherero twitaga mu bwiherero harya mu Kigali Imana niho yagusuye iguha rya somo niryo dukunda kubazaga abadukurikiye bamenya aho riherereye bashaka wakomeza nageze muri Burembo aryama byagera nijoro nkarira nkabibura ndashaka ibitotsi nkabibura najya kuba nkumva inyoni ziravuze mu gitondo ntigeze utigeze ugoheka mwiza unkunda uzashyira hamwe urabuma naho wamumaye uri kumundira none ntabwo yego atigeze ukuntu ngiye kujya mubona ari mu maboko y'undi mugore ibyo bintu ni ikintu ni igisongo bikanda icyo gihe nataye ibiro 10 nari nakunze mfite ibiro 68 narananutse ngiye kwa muganga basanga ibiro 55 ndari ariko byarambabaje niba ari ikintu cyambabaje cyambere mu buzima njyana abantu badukurikiye nibumva uburemere bwabyo cyane cyane ku bamama b'abadamu bo barabyumva cyane umugabo akubwiye nta kintu mwapfaga kindi uretse kigerageza akakubwira ati ndagusize ngiye mu maboko y'undi mugore nubwo hari abagore b'abamama bajya bavuga ngo ngiye sinafuha sinarakara ariko no kwihagarara burya no kubura uko bagenza nta muntu bishimisha kumva umugore wagiye mu biganza by'undi mugabo cyangwa umugabo wagiye mu biganza by'undi mugore ntekereza ko badukurikiye nta muntu byashimisha uretse kwihagarara no kwishakamo morale ariko biraryana yego reka Francois rero igikomere cye kirayo mukomeje mu nkambi tuze kugera tuvuye mu nkambi tuze kugera turacyariyo hari ubuhamya ubwo bigenze gutyo yewe nahise nirukanka nshaka umugore aho turavugisha ukuri nubwo twakwibagirwa oya niko kuri nshaka umugore wa mbere yewe azafite ibigeso yewe ibigeso bibi umva ndamureba umva amezi abiri yombi umutima urizinga wakwizinga napima imico ya Francoise kuri uwo nzanye sinirwa muvuga izina bandamwirukanye abanyarwanda barabahanga batasomaga Bibiliya ariko bavuga wirukana umugore ugugu ni gufwa ukazanira imirabaguru kandi basomaga Bibiliya ikemera gushaka umugore undi ni ukumushaka by'amaburakindi utabigizemo uruhare wemerewe gushaka pe undi mugore icyo nacyo tukivuge tutagira uwo dukomeretse utabigizemo uruhare upfakaye ugize ingorane yo gusendwa cyangwa se gutabwa birashoboka ko utasaza wenyine ariko Bibiliya ikongera kuvuga ngo ntukariganye umugore wo mu busore bwawe ngira ngo icyo cyumva nk'umubwiriza kuriganya abadukurikiye umugore wo mu busore bwawe cyangwa se wo mu bukumi bwawe niba uri inkumi nta mugisha uzaho inyuma ntawe uhaza uriganyije umugore umuhoye ubusa wo mu busore bwawe ukariganya umugabo wawe wo mu busore wo mu bukumi bwawe umuhoye ubusa nta mugisha uzayo atari ibintu byaciye mu nzira ngo wongere ushake kuko byemewe mu nzira nta mugisha bitanga wakomeje ati arakunaniye rero akuzanye ibigeso waragiye yego uwo mugani uciye yego yazanye uwo mugore yego ariko ubwo yari yanirukanye ambwira ati mbere Francoise mu by'ukuri nubwo nkwirukanye uretse we ko atari yanakwirukaniye igufwa ryakunaniye uretse uburwayi n'ikigeragezo nubwo nkwirukanye nawe yavuga ati nta kigeso namuhoraga ati ni ukuri nta kibazo uzagira ngo ujye kuba hafi yawe yego hashize iminsi 6 nta cyumweru kiruzuye abaraje ziba kuri ya Burembo ariko ubwo ngewe mu gatima navuga nabaga mvuye ni wenda niyo yangarura akamaro ariko nansi yaje kuntwara ko naramukundaga birenze ko
mbona araje ntaho yicaye umugani abanyarwanda baciye insohereye ubuhe wa mugani uvuga ngo wirukana umugore uguguna igufa ukaza n'uri nyirabugu ni ngaho nubwo se ni mu cyumweru kimwe kandi cyari kitaramwuzura yari iminsi 6 singa mbyibagirwa ni mu minsi 6 mu cyumweru kimwe umugore agugunye amize igufa nguri gute ababwiye ikibazo uwo mugore afite ko ntabwo umuntu yakivuga singomba kukivuga yego none rero ati kubw'ibyo genda ubwire bene wanyu bashaka uburyo bakusanya amafaranga nanjye nzabafasha ugenda ujye kwivuza ibuzi ni muri Kongo hakurya y'ikivu ati tuzafata ubabwire bamfashe hanyuma tukuvuze ugaruke twibanire njye bamubwira ntabwo nzabana nabo ati oya ambwira icyo kigeso kuma ngewe nahise ngenda mbwira data wawe kamena rwose nahise ngenda mbwira data wawe rero nubwo yanyirwa ambwira gutya nabo kugira ngo mumufashe ubuvuzi none ndi kugira ngo mubwire niba muzagufasha mukavuza kuko impamvu yanyirukanye ndimubwiye abanga nagize n'ubu impamvu icyo nzira ni iki n'iki nta nubwo ari byo kutabyara nta nini ni uburwayi bunteza imbere ko bikomeye noneho rero nose umuvuzi ariwo bakurangiye nari nsigaye nari umuntu ucisha amakete ntabwo nagiraga amagambo menshi ariko ukuvuma abyigishije n'umubabaro uzi ko najyaga kurangura n'ibintu nacuruza bikagenda tuzaga ibintu by'amateke nkajya kurangura mu bakongomani ibitoki najyaga kurangura namara kurangura n'umuntu ndi kumwishyura nkamwishyura ndi kumubaza uribuze ntabavuzi nuko akabumbwira ati bariyo akambwira ati ntabo nzi maze Imana iza kumfasha nza ihungabana bagufite uwo mbonye wese waturutse hakurya y'icyo nkabaza uribuze haba yabavuzi tubonera kujya tubwira n'abantu bajya birinda gutondeka abantu bafite ibibazo bari mu ngorane bamenye n'uburyo bavugishamo amagambo meza ari igihe umuntu akubaza ari muri situation itari nziza uba ukwiye kumenya ngo uyu muntu ku cyambajije ibintu ukamwakira neza ukamusubiza neza nubwo waba utabizi sibyo ukamubwira uti ihangane wenda uzagumye ushakisha uzabona ariko hari n'ushobora kubaza gutya agahita gukankamira turambaza ibyo birandeba uko abantu baba bafite ibikomere byinshi iyo umuntu akwatse serivisi cyangwa akakubaza ugerageza kumutega amatwi kuko n'Imana idutega amatwi naje kugira amahirwe rero mbona umwe mu mpunzi yaturutse ibuzi yahungiye ibuziyo tuziranye yo mu muryango iwabo w'uwo muntu bari inshuti bari baranyanye no mu muryango bari abantu b'inshuti mba ndamubonye yitwaga Bizimana nabaza Bizimana nawe uza uturuka ibuzi ngiye niho wahungiye ngiye mwese aba yabavuze bavura ibiki mba ndamubwiye nirwaye gutana none umugabo yaranyanze ati hehe atabavuzi barimo ati niyo naba ntabazi yakindagenda mubwire yari afite se na nyina babasaza n'abavuzi ati ndagenda mbabwire bazamugisha yego noneho nzagaruka ku munsi w'isoko umbwire niba mwarangaje ubwo ntarondoye ko byaje gukurikirana naje kwibona nageze ibuzi bangeza ku muvuzi umwe bangejeje ku muvuzi uyu yarabizi ko nagiye noneho ngeze ku muvuzi wa mbere bangejejeho ahita gutya ngo nzazane akabindi k'inzoga y'ubuki ntegeza kubwira impunzi uzazana akabindi k'ubuki k'inzoga y'ubuki ngo ni sake maze nibatana ni amasake iwacu njyaga mbona bayatwarira umuntu n'amasekurume nyiramakuru akayatanga ngo barose nuko ndavuga none se niyo nzoga y'ubuki ko ntayibona barya neza cyakoze niyo nzoga y'ubuki si yari umukongomani ntiyari kura kumbaza isake ndamubwira niyo nzoga y'ubuki ko ntayibona n'isake ko ntabibona umuntu abonye ikindi kintu yagwa ntabwo wagifata ati nk'igiki aba nari mfite ibitenge perebye byo nari naraguze mu gihe cya jenoside nyine muri jenoside abantu amasoko yararemaga ku babaga batayo ibintu biri kugura make noneho ngura ibitenge
ariko mbiguze akari umudamu w'umuturanyi baduturanye wabyukaga ajya kwigisha n'amaguru bamuzi mama bebe madamu Innocent mbiguze ibyo bitenge ndabona ntabwo nabona mugenzi wanjye abyuka ajya kwigisha ngo njya mu bitenge bishyashya nanze kubyambara ndavuga nzabyambara numvaga ko twabonaga ibyo bintu bya jenoside ari ibintu bitaramara iminsi nkabonye wenda ejo bizahagarara cyangwa byabizahagarara ariko nkumva nta kwambara umutima ukumbuza kwambara imyenda mishya abandi bari kubaba ngomba mbwiye uwo mukongo turamusohoje Elina rwose nawe hari ibisambira mama bebe Imana nawe mwongeye iminsi yo kubaho amen nuko ibyo bitenge rero nakomeje kubibika mbura umutima wo kubyambara pe tunahunga tugeze n'igisenyi sinigeze mbyambara maze ntabwo umutekano muke waba uri mu bantu gutya ngo ngiye kwishima nuko ubwo none ambwira wa mukongomani ntese ko mfite ibitenge bishyashya nguhayemo igitenge kirimo ibipande bitatu gishyashya kidakase ntabwo wamvura yahise yikiza vuba wewe ngo kiri ngo uzakizane nikiza vuba vuba ntabwo nakizanye ni kuko ntarinzi yuko nagitanga ngo kivurishe nari kubwo byatuma ejo nsubira mu nkambi nkakizana ukakajya kumenya wenda ejo uzakizanye ntagire mukuru twaragiye tugeze mu rugo babandi bagiye kumushakira bagwara nta muvuzi ubu ubonye ukuntu yishimiye ko umuha igiti uriya nta muvuzi urimo ngo ni umuvuzi nyamuvuzi warakuvura ku iyo yifitiye icyizere ku miti warakuvura ahubwo wowe ukazamuhigura cyangwa se akabiguca afite n'imiti afite n'ibyo yakoze bigaragara turagushakira banshakira bazana undi muvuzi w'umusorera ariko nawe ukoreshwa n'abagabo yakoze ibintu akora ibintu nagiye kunabona vuna gw'inoti yose agakugira gutya bigakonyoka akajya gutya bigakonyoka akajya gutya bigakonyoka si ibisi bakora ibi maze kurangiza intoki ze zose mbona igikana kigiza cyo umva ijwi rye ry'abapfubirirwa n'abapfubuka ijwi rye ryavugiraga mu gikana ngo ugiye kuvugana n'Imana yitwa Mutima nuko ubwo muha amafaranga yaciye amafaranga 3,000 Imana yitwa Mukurukuru ya mafaranga bazana indererwamo zandererwamo zabaga ziri mu kadire y'igiti zo hanze ayabagika ku ndererwamo ahita afata ntawe amafaranga y'inote ahita afata ku ndererwamo gusa ariko hari ukuntu indorerwamo nayo bashyiraho ikaba ifiteho utuntu washyiraho ikintu kigafata ubwo rero ni ubuhanga bwawe ubwo buntu ubwo ubwenge bwe yarabukoze uzibijya neza ndamu aje kumubwira ayo mutu w'amapfuye Imana ikuru yarambiye rero nguze kugenda n'inzira fata ibyatsi amababi y'ibyatsi binyuranye amoko abiri wafata urubingo ugafata umwembe ugafata avoka ugafata ibabi ry'umubirizi upfa gufata amababi y'ibyatsi birindwi bingana ngo ngende ngo ngyiyuhagirire hanze nambaye gusa ngo nijye bakoresha abantu amakosa nagiye ndi ku isima umuta nayo waba mu mutima umwe kandi wagize nkiri nubwo nabikoze nta kibazo nakunze abantu bamaze kuryama ndagenda hanze ndiyambura urumva ubuzima ukuntu wari burebure ndangije ndataha ubwo ya ndwara yanjye yo kubandi nayo hagihindutse ngeze ibuze noneho ngeze mu nkambi nageze mu nkambi nsanga uyu nguyu umugore wese ageze mu nkambi ngeze mu nkambi mabukwe y'ibigisi mabukwe yose azanye ibitaka bamwe bishimye baze ngo naje nakize nuko mwana wanje wari mabukwe ngo umugabo wawe ngo wayitirimuka wa mugore wayitamwe none wari kugaruka muri burende noneho ndamuze natekereza imiti nahawe nese yamwirukaniye iki yarazi ngo nahuye n'umuvuzi kuko nahuye n'abatekamo ni imiti nahawe ntabwo nyizeye ati uko byagenda kose rero bagaruka abutera nkunda nuko ndigunga ubwo yabyumvise ngo naje nawe ahita ibyishimo byinshi rero ati ngira amakuru rero y'ukuntu yenda nawe
iyi miti nahawe ntabwo nyizeye neza bakubwiye gute bimunyuriramo nk'uko mbibabwiye ati ngo François ati mubwire ati ngwino bamuha muri wende yawe nibiba ngombwa dusubiye mu Rwanda baba turi mu nkambi rero batwizeza ngo ejo tukagaruka ine dusubira mu Rwanda tuzana yego natwe wamubona ise biza kurangira usubiye nyene twihute rero tuze kugira ngo tuze kugera ahantu h'ingenzi cyane ubwo rero yebye nacyo kiragenda ubwo biragize mba ndamwiruka aragaruka agarutse n'ubundi icyakigerezo ntiyaragarutse ayakize n'ubundi kunanirwa kongera kumbaho hashize andi mezi abiri nabwo ndongera ndamwiruka mwirukanye mwirukana François nibo namwirukanye nabi noneho biba abadukurikiye urongera mwirukanye bwa kabiri yaragiye aragaruka uramugarura none urongera mwirukanye bwa kabiri niko harimo n'urutoto bwa kabiri bwanyirukanye ndahindahiro mbi cyane narahindahiro ngo noneho ngo ninongera kugira umutima wo kugarura ngo nzabe ndi ikintu ubwo ndarahiye kuko yari yankubise ankubitira ubusa ntabwo twabisubiramo amasaha yarankubitira ubusa pe noneho mabukaraza amuga ati umwana wanjye umuhoye ubusa ati uko mwakomeje gukurikirana nabyumvaga ati uri kumushinja ibintu atakoze ati umuhoye ubusa nawe yabaye n'urwenzo ntacyo gihe yari ari kurambagiza ntabizi undi mugore utari wa wundi urugamba ndakurahiye arankubise anura hasi anoye hasi umushinga amfata mu rumahanga kaguru ariko ndumye sinashinga ngo agifite igisebe ahubwo amenye yishushanyo niko kwa kundi yababyumva wumve ko utari uwaye ingare aho niko wakuntu umuntu akwitabariza igihe kinini noneho yakubita wakuvugiye nko gupfa ugahita ufata n'inzara ukarya ngo nawe urumva umujinya wakumanuye ku kaguru uruma nawe sawa unaniye kuruma mu maso ntabwo byari ubushizi bw'isoko amenyo yishushanya ku kaguru amenyo yishushanyijeho nuko mabutanye bwo yashira bati abantu nibumve ko kubaka urugo ari ishuri rikomeye cyane umuhoyi ubusa ati mwakomeje gucocana mbumva umuhoyi ubusa none yumvishe mama we amwumvishe ko amuhoyi ubusa abaravuze ngo ariko ubundi ngo kintesha umutwe kinari ari mama we ari nge abwira mama we ngo ubundi ngo kintesha umutwe kinari avuga wowe ngo kintesha umutwe kinari mama aravuga ngo wasiga wakumariye iki se ngo wo mumara ngo ko numva ngo abandi basore ngo bashaka barabyaye hanze wowe hari akana numva wabyaye i Kigali cyo utumva ko waba nawe uri ikibazo ngo cyo umushinja ko atabyara wowe ubundi wobwirwa n'iki kubyara ngo wowe wamumara cyangwa wari yego abantu bajye bumva ko iyo ufite nyoko bukwe mwiza ashobora no kugufasha kubaka atashyigikira ngo nuko mwana we mumubwire ngo ubundi se amaze ubundi se bagiye gushakisha ku ruhande ugasanga abakecuru babi nibo basenya ingo z'abana babo bumvise mama we ashyigikiye urumva ngo ntanyikise none nanjye iryo jambo rirangiye amwe nese ndakuvuga ngo ntacyo nkumariye wangariye nabigise burende yanjye icyaha nanze kuyisenyera ihema ryanjye narisinze kwiga ihema ryanjye rahenyagurangira hariya kugira ngo tungo bitira ubusa ngo ntacyo nkumariye nanjye sinirebe mvuze gutyo kubera yari ari kwambagiza ntabizi we ubivuga bivuze ngo kandi ngo umva ngo wagicucu ngo ugende naba ngo ntujya ngo ni bimwe bya mbere ngo nakwirukanye ntakiyanyekereza ngo nabuke ngo ubu noneho ngo ninkugaruka nzaho ndi iki n'iki ngo kandi nirindira umutima wo gutekereza ariko yari ari kwihagamo hari urwango rwo kugira ngo kugira ngo abone uko arambagiza uriya wese wanegera umutima wo kukugarura ngo nzajya ndeba ino mikaka yawe birasekeje ariko nyine biranababaje aho nahise nongera ndazinga ndagenda maze kugenda none mbere yo kugenda uzi ko mabuka aricyo cyamugariye mu Rwanda mabuka yarankunda mabuka yahise aho naho kamavude n'abakecuru baba bafite abakazana bafite ibibazo bakaba
bakabongerera intimba ku zo bikoreye bumve ko hariho abakecuru baba bashoboye guhumuriza abantu mabukwe byaramubabaje ko ni inkuru yanyirukanye noneho mabukwe arampamagara yakundaga kumpamagara ngo ndefara ariko yamaze kubwira ko bagiye ngende uwo ntazongera no kungarura tugeze muri burende maze rero nubwo nkugiye kugiye kongera kugenda umutukuzi uretse kugenda amaze gushaka nubwo rero umugabo iyo ukunze umugabo ntabwo yakubwira ngo uhite ugenda uri kuzi wegaraza kwisi nanjye narategereje ngo aho ngaho ngo mugereze noneho mabukwe bwakeye yumva abantu baje gutanga imiryango yabo bayigana nuko mabukwe barampamagaye ngo mbefara bandagiye nsanga yicaranye n'abakazi banjye babiri banyicira hagati bicara hagati yabo mabukwe barampamagaye ngo nahihunze nsize sobukwe uri kuvuga ngo ni ubwo muhunze muri abana banjye ngo nsigara na sobukwe w'igisimba kugira ngo azanyikira hejuru ngo none agahinda nahunze mvuga ko nzasigara ngaterwa na sobukwe niko umugabo wawe ari kumwe none rero mwana wanjye namaze kumesa akabi ngiye kwisubira mu Rwanda ngo nahungiye ubwayi mu rubingo pe none ngo ntiwaza kwijyana aho yamuketse ntabwo nagana nawe bose umugabo aranyirukanye yewe wumva kuri kire data bukwe nimba ngo naje umugabo yari yasenze akanyirukana nzajya oya nguzaze ngo tukujyane baramukaze bajya kanshyiramo umwuka wo kwemera ngo tujyane ngo tujyanire ngo nta pesa avuga ngo tuzagushirikira yabarakumvise yifata gutyo umugabo wageze mu kurambagiza rero ntacyo muba mugifite aba yataye n'urwara yambaye yifata gutyo ngo mama ngo Françoise niba utari kumugira inama uri kumurusha ngo uri kumujyana umujyana he nyina baramubwira ngo tumushime nawe akunda kumwita tumushime ngo tumushime mwana wanjye ngo ndekera umwana mujyana ngo uyu ni wa mfura yanjye ngo Françoise ni umwana wanjye ngo rimwe kabiri gatatu ni umwana wanjye ngo reka mujyana noneho yabaramubwira ngo uramujyana se uzamurongo ngo nzamurongo umureke mujyane numvise ko nyina maramaje kunjyana mugaruke mu Rwanda ariko nibwo nicecekeye ngo numva akamuvamo ababwiye nyina ngo nawe uzagerayo runaka mvuga izina ryose ngo nawe uzagerayo runaka kubimbikana ngo none ugiye kwikurikiza Françoise uri kumwoshya amubwiye gutyo urumva amubwiye gutyo mabukwe yararize baramukazi banjye bararira uriya yego bararira ngewe mera buriya hari ikibazo biza bikakubera ibibazo n'amarira ukasha kukayabo arangije arisohoye kugoma gukomeza nakubwiraga n'abakurikira yabaye burya rero Bibiliya ivuga ibintu nibwo ni ibya mukazana ni ibya Rusina na Nawomi watsimbaraye kuri nyirabukwe nakamutsimbararaho ubwo rero namugatese uri kumujyana nizana umugore wanjye uzamushyira bavuga bati ntabwo nzamumushyira amaze gusohoka nabuka abahanga ati mwana wanjye Françoise ati nta kibi wankoreye nzi ati nanjye niba atari ukwitaka neza ati nzi ko nta kibi nagukoreye mwana wanjye ati none ngewe ejo ndigendera aheza ni mu ijuru ntabwo yakunda kuvuga ngo aheza ni mu ijuru bwarakeye mabukwe yaragenda yabye impamba subira muri yabuye ashize iminsi n'ingazana wabo niba turi kugenda rero ngo tugere ahantu rwose ubuhamya n'ubuhamya katugaba tukurikiye ko ari ubuhamya bukomeye ni ubuhamya bw'amateka ni ubuhamya buremereye ariko banibaze abafite amatsiko yo kubona ngo none uko kibicaranye muri izo nzira zimeze gutya aho hantu none dushaka kuza kugira ngo tuzaze tukagura ahandi tuze kuhagera tugere no kubitangaza bikomeye ako rero niko mbere yuko agera hano ahubwo bari kukarangiriza yo yego icyo sinzongera kukugora n'umugore nzabe ndi iki yandahiro watinye kuvuga yirahiye ariko warayize yego aravuga ngo najya shaka yari ikomeye iyo ndahiro yari ikaze noneho numvise koko ko ibyanjye nawe birangiriye yego
ngiye kuba njyenyine rero yego umva abagabo abasore bagahora muri burenganya bari kuza kundambagiza yego abese ubundi bari kundambagiza n'uwa mbere sinshoboye kubana nawe yego yego nihuse muri make ubwo badukurikiye Françoise nawe atangiye amaze kwirukanwa bwa kabiri akuwe mu rugo none Françoise nawe atangiye kongera kurambagizwa n'undi musore muracyari muri Kongo naje guturana n'umuganga umugabo wari umuganga n'umugore we yari umuganga yego noneho bumva amateka yanjye icyo nazize burya nta nkuru yoberana kuganira uwo muganga arampamagara ariko namurangiwe hari umuntu wagiye kumvuganira yego arampamagara amaze ibyanjye imibereho yanjye yose uko mbaho ndabimubwira bambwiye ko umugabo yaguhoye ibirebire ndabimubwira muganiriye arambwira ngiye kuguha imiti ngiye kukuvura ajya kujyamo ibinini uwo muganga atangiye kumva ibyo binini rero n'abo bagabo bakoraga kuri urende ngo bari kuza kundambagiza byabaye ngombwa ko nshaka na wese ubundi ko ndi guhabwa imiti n'umuzanirwa n'imiti iri gukora nta muntu turi kubona n'ubundi wa mugabo byarangiye ko yambwiye ko angaruye yaba ari ikiniti ko bitashoboka ndabuzwa n'iki gushaka nahise nshaka aho mu nkambi tutarahava rero murabanye we mubanye igihe kingana abanye aho mu nkambi numva uwo mugabo twamaranye imyaka wakize harimo agahenge kuri ya miti wanyoye imyaka 2 nawe irashize ubwo amakuru rero yararyoshye cyane iyo tuyasimbuka abantu ntabwo bari kumva ukuntu satani tuza kugaragaza imbere kiri buze kugaragara ni imbaraga y'Imana idasho ihuza ab'Imana yahaye ku bana ari ibahuje nubwo azana iki ubwo ahitazamo na rya sobe rivuga ngo iki Imana yafatanyije ntabasha kubitandukanya ushobora kugitandukanya ejo kikongera kigahura ubwo nibyo tuye ubwo rero aho hantu niho heza cyane Françoise nawe ageze atya ashatse umugabo nanjye ngo nashatse nanjye ndashaka ushatse umugore wa gatatu nshaka umugore wa gatatu kandi nta kana nawe urahabyara wari ku giti kinini ku kibuye nk'uko dushakanira muri bure tuhagere rero ubwo arashatse nanjye ndashatse undi ubwo abaye umugore wa kangahe ngo wa gatatu kuri ngiye witirirwa ngiye kuri wowe ubwo wenda mushaka ibyo nari we maze kumuzana umva ibyo nari nkeneye byose yarabyujuje umva ahita anasama ako kanya uwa gatatu reka dore ngo ahita sinibuka amezi yashize ngo asame cyangwa se nk'atanu yashize abarasana tumaze uyu yaranabibara urasimbutse mbona abarabyaye oya birumvikana ku mugabo wese uri kubyumva wari warabuze urubyaro ku bagore batatu undi ashatse begize wahise ugendera mu gito ariko byagarutse kuba igisongo utaramenya nuko bigeze aho ngo ndashatse undi we abarasamye abarabyaye ku giti kinini aricyo atubazaho twari tugeze reka mvuge ko Imana mu bisanzwe reka tuvuge ko ari yireme sibyo uwo mwana ntabwo yaje mu aremwe na shitani kuko Imana yamuguhereye kuri uwo mudamu tuvuge ko ari Imana ku ruhande rwawe uti Imana iranshubije ubaye umwana ariko Françoise baracyafite igikomere nubwo yagiye gushaka kuri wa mugabo ariko na n'ubu acyari kwa kana arabona urumva kuri wowe haje ishimwe ariko kuri uyu haracyari umubabaro kandi mwese muracyari mu buhungiro ni amateka ubwo turabyaye yewe ndatangiye mu buzima muri burende nkajya njya gupagasigwema nkura amabuye nkayapanga abo twayapanganye muri burende tugurisha amabuye y'amakoro ndabashuhuje baba bagihumeka barimo umugabo witwa Kayigya Loyizi ni inshuti yanjye cyane twajyaga kumenana amabuye y'igoma ikayindo tugapanga ngo kujenga amajiwe twari tuzi utuntu two guhaha nyine nuko igihe kirageze ingabo z'u Rwanda ingabo z'igihugu ziza kuducyura baza kuducyura turataha tuza mu mahoro rwose ubwo uyu nguyu yataha iwabo ku Muhima i Kigali
nanjye ntayo nabatashye RDF iri gucyura impunzi iyi gisagara tayi kivunje kimwe RDF icyuye impunzi ubwo yari FPR nyine inkotanyi bacyuye impunzi Françoise nawe atashye ukwe atashye umugabo atanye n'umugabo nanjye ntana n'umugore wanjye n'umwana umugore wawe n'umwana wewe wabonye n'umwana atebe uyu we nta mwana araho ubwo turatashye ngi wacu dukurikiye bakurikira ubuhamya bwa turatashye ngi wacu muri giciye uyu nawe agiye wabo ajya ku Muhima umugabo wari wamushatse avuka i Bugesera we ngiye mfite amatsiko yo kumva ukuntu muri yicaranye hano uyu munsi nibwo niho tugiye kugira turababwira ntacyo dusiga Imana irakomeye abantu babone ko burya mu hari Imana nuko ubwo twahunze twarubakanye iki inzu Kimisagara ubwo ndahunze inzu iwacu muri giciye hari igiciye icyo gihe noneho uyu nawe ajya hehe ku Muhima ntabwo bose bagiye Bugesera yabaye nkurukiye ku Muhima gato kugira ngo bazajye babone ko bagiye Bugesera nyine noneho ndavuye ngo ngiye kubohoza inzu yanjye tugeze iwacu Kigali muri Gisenyi baza amakuru Kigali ko bimeze neza abantu bari kugenda ati nta kimpunzi ziri gutaha iwawe gutyo nta kibazo nanjye ubwo narashogosheye ndatega ngiye Kigali kubohoza inzu yanjye ya yindi nyubakanye n'uyu oya da nsize umugore muri komine sibyo igiciye uje kubohoza yanzu nyine abandi bari barayigiye noneho ngezeyo nsanga umugabo twari duturanye twabizirurema Innocent aracyariho ndabizi Imana n'umugisha bakoranye umurimo ariyo mu itorero rya Bimomwe mu batuye Muhanga umuvandimwe wacu Imana n'umugisha turamushubuje cyane yabaye umuturanyi mwiza cyane rero yabaye umuturanyi Françoise yavugaga madamu we nawe yakavuzemo muri jenoside ukuntu bari babanye neza n'abaturanyi beza kandi twabanye mu ibanga ryo gutsinda by'abanyamasengesho aho twarokokeye aho turahagera nuko njya i Kigali ngiye kubohoza inzu yanjye yego ariko niyanjye n'iyuyu ariko yitwa iyanjye kuko yari yagiye kandi yashatse yego ngezeyo nsanga bizururema iyo nzu yanjye yayishyizemo mwene wabo wari umuntu w'umupagasi ayibamo kugira ngo ayirindire igihe nzaza nkagaruka nihuse narahageze inzu arayima ariko kugira ngo mpite nyibona hashize igihe kirekire arandingana nawe kuyivamo itwara niba ari ukwezi n'igice cyangwa abiri mbona ubuyinjiramo ibintu bimwe narasizemo nsanga nyine bimwe yagiye abyigurishiriza ubukene nyuma y'intambara abantu bari bafite ubukene nta kuntu bagombaga kubana n'ibintu byinshi mu nzu atagurishije byo kujya ibimutunga ntabwo nanabimuhoye sinanagize n'igihe nayijyagamo n'abandi banabisahuye nuko ndamwihorera nawe aragenda ajya gupanga ahandi ubwo ubuzima mbabaye muri ya nzu ngenyine mureke mwumve ukuntu burya Imana ari igitangaza uyu nkajya kumusura iwabo ku Muhima afite umugabo nguyu ugiye kumusura nkajya kubasura mbabaza amakuru rwose ni mukomere kandi afite umugabo nkita afite umugabo nawe yaranze nuko nkayitahira hakurya Kimisagara ngenyine nuko hashize agahe hari igihe abantu bajya babona ugikomeje abantu bagakina nka filime ukuntu burya abantu bakina kenshi ibintu byabayeho mu buzima bw'abantu cyane burya kenshi ni ubuzima bw'abantu bakina buba bwarabaye urumva uwabyumva yabyumva ari nka filime yabyumva ari nka filime ibaye nka filime dukina yazagira saison 50 ariko turi kuvuga gukomera kw'Imana noneho uyu isababye ko ari umuravaderi namusanze nanjye Nyabugogo se ari gutoragura imyenda nkabona gusa nanjye nabishobora ngubu nanjye nabona imyenda ahubwo akabasa n'umuntu wamfasha uburyo nabona imyenda nanjye nabona umukiriya bazajya n'imyenda ngatera ipasi ubwo kandi afite umugabo nanjye afite umugore muri komine mu by'ukuri twahurira mu nzira tukaganira tugasabana niba bamwe bakavuga ngo kuko buriya mwaratandukanye hari umumama bitaga mama Mukunda nawe yaba akiriho ndamushuje nawe wari utuye aho Kimisagara akafata kuko buriya mwaratandukanye ni mama Mukunda twaratandukanye ariko sinigeze muhora gusambana cyangwa kwiba cyangwa kuroga imanzi Imana arashatse ko tutabana habura uko mbisobanura kandi igihe mfite umugore n'iki n'umwana nuko bibaho uyu wa mugabo we biza kugenda ukundi sinabona uburyo mbisobanura mbese muri make aza kugenda arabura yaburiwe irengero nyine nanze ndabaza uko mbivuga iyi si nawe urabizi nyine ubwo ntutubaze uko byagenze nari nawe yamaze amezi runaka bashakisha n'ababyeyi be barashakisha b'i Bugesera baraheba bahebye inzira zo kubura ko umuntu ziba ziri muri byinshi yaba ari abamizi yaba harimo akavuyo k'intambara n'ibintu ni byinshi
no kugenda umuntu akaba yazimirira ahantu oya aho satani yageze nyine yagize ibintu agatogo umenya aho umuntu aguye nuko noneho uyu ndahasa ndamwihanganisha inshuti yanjye noneho ariko ntangiye kumva agatima kari kurahirira impaka burya umuntu ni mugari umuntu ntabwo ari umureba umuntu harimo umuntu mbere ndaza ndavuga ku mutima ntangira gutinga uyu muntu njyanye kumuha pole ndamusura turasabana cyane mfasha duhumuriza ariko mwana mureke imana ni imana irakomeye nuko ndamuganiriza yewe hari abantu babaga mu tuzu twabo ndakita utuzu kuko twatuzu ko kumwima twaba tugeretse amabuye dushaje nawe watuzi tumurizanye impeta nibuka indirimbo ya Karangwa Polinaire yaba kwizera kutabagaho tugatura mu isi nta n'ibyiringiro iyaba nta jambo rihumuriza mbe muntu w'Imana yaba bite wowe komera cyihangane cikama mu masezerano duhumurizanye ijwi ry'ibyiringiro ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri isi wowe komera ihangane shikama ku masezerano maze duhumurizanye ijwi ry'ibyiringiro ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri isi ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri isi. Polinaire Karangwa yarakoze cyane turirimbira iyi ndirimbo igica mu biganiro byaduhumurizanye no ku ijwi ry'ingiro mwigizemo ubutangayo natwe ko twabutangayo ariko indirimbo zikwiza mu kiganiro duhumuriza twongeye kuyitura rero abakurikiye Iradukunda TV no guhumuriza kw'Imana TV muhumurizanye ubuzima bwacu ntabwo buzarangirira muri iyi si haracyari ibyiringiro. Amen. Uje rero guhumuriza Françoise duhumuriza ubwo nise noneho nongeye gutereta kurambagiza bundi bushya nanone kandi nongeye kurambagiza bundi bushya murambagiza ndamubwira numva rero Françoise sinakwirukanye nini ndabitondekanya neza kandi koko nawe akabyumvira muri kwa guhumurizanya wongera urambagiza wowe ngwino tubane mu nzu twubakanye mu mujyi wa Kigali inzu yacu irahari noneho uri wo muri komine nzabyara reka tubanire kugira ngo nzagufashe kwivuza kubera ko nabyaranye nawe wowe noneho nzajye dufatanya n'ubundi nkomeze nkuvuze nk'uko twarahaga mbere urabizi ko nagukunda yego Françoise noneho birangije inama turayigiye none tumaze kuyijya akaba afite abantu yakanga ntabwo yahise yemera babuze gica ko ari gutangira noneho biba ngombwa ko haboneka umuhuza wacu nawe ahera aho ngaho nabivuge niho abyumva neza abyibuka neza. Françoise aranze ariko hagati yaje umuhuza. Françoise byagenze bite? Yagiye yaje kumpumuriza uwo mugabo nari mfite amaze no kubura. Yego. Nigeze ndimubwiye. Yego. Yabimenya bibwiwe n'abandi. Yego. Noneho aza ku munsi wa mbere ari kumpumuriza ngo ariko Françoise ufata nk'umwanzi wawe. Yego. Ubona ugira ikibazo gikomeye ukakinisha. Yego. ndamubwira nyiri muri sini barani mbagiye kabiri ariko wabimenya cyako yagenda yagarutse bwa kabiri koko aje kubivuga bwa kabiri kongera ndamubwira numva rero muvandimwe urankunda kenda bizi nanjye ndagukunda umutima wanjye bizi neza ko kuko n'uwo mugabo nari mfite bose ntabwo nabahisha twarabanaga ariko nahoraga mfite igikomeye cy'abantu rwose niko kuri bwa no gushaka kabiri n'ikibazo barabanaga ariko nahoraga mfite ipfunwe ryo kuba narashaka ko mu bukobwa bwanjye nari narafashe umuhigo yuko nzabana n'umugabo umwe nkamwubaha tukabana
asaba Imana izampe gusazana n'umugabo nzashakana nawe Rwanda nabona ari kumwe n'uwo mwumva mbese mpora mbabajwe nuko natanye gushaka bigenze gutyo namubwiye yambwiye ngo tubane numva nuko nkunda gukunda hanyuma Imana yatwemereye kubana sinshobora kumvikana ubu siriya nzu yawe iriya nzu yanjye se ko tutasezeranye ubundi ko n'abataye ibitari biriya byondo barabitaye barahereza ni twasezeranye ndayikubura genda uzanemo umugore wawe niba utamushaka ushakiremo n'uwundi ese nzongera kubana genda ajya kubibwira umumama umudamu nawe wari ufite ikibazo cyo kuba atarabonye urubyaro wabaga muri izo aza kumufataho ubushuti n'umugabo akajya aza akabasengera ndetse nawe waga n'inzoga aretse inzoga afite imyaka 17 aza akabasengera bakaba ariko bazengere noneho buriya umuntu ugifite amugira inama ajya ashima Imana kandi ajya abona aba afite umugisha uwo mumama niwe watumye neza gukunda arambwira koko mu by'ukuri yari umushyitsigabo wawe avuga ibintu byose ari umushyitsi none se kuko ari kuvuga ngo musubirane ukamwana numva rero uwo mudamu witwaga ariko yaba ariho manane hari mba mufata nka mama twangiriye umumaro ati yari umugabo wawe ati none ari kukwinginga ngo musubirane ukwana ariko Lydia ntabwo uzi ibyo yankoze mu nkambi ni mu buhungiro twabaye tukigerayo niwe muntu warongoye Rwanda kandi niko twabaye twageze mu buhungiro mu kwezi kwa 7 mu kwa 9 bari mugambe sinazi ko impunzi ya narongo iri mu mbarahiwe ine twabaye tukigera mu nkambi azana umugore umugore impunzi nawe ifite ubuzima mama ubuzima bwabukora nyine nabiboneye kuri ni azana umugore bamarana amezi abiri aramwirukana arangarura babonye ko ari njyewe ashaka kubana nawe nubwo twirigerageje nitumaranye amezi abiri anyiyenza nkubitira ibisabo byarangiye azana undi ni none ari kugira ngo uyu munsi nge ndara ku Muhima ejo ndare ku Kimisagara kuko nyine iwacu bari ku Muhima inzu yacu ashaka ngo kwezi nge mba ndi ku Kimisagara ukundi ndi ku Muhima oya ibyambaye mu byinshi aho kurinda ko mu Rwanda hano wa mugore abonye ko ndi kubivuga maramaje koko binjiye ku mutima yangira inama kandi kuninjinga ahubwo ari kumva aravuga ngo François ufite imyaka ingahe ndamubwira 27 uretse ntabwo bizongera ubwo byabaga icyo gihe ufite n'imyaka 27 ari 9 ubwo mama ubwo abadukurikiye aho twahereye kuva 9 mubanye biraye 9 François nta mwana aragira kandi yashatse abagabo babiri Kamaro we afite umwana umwe yabyaye ku mugore wa 3 nuko uwo mumama arambwira ati ntabwo uzongera gushaka buri gisubizo ndacece abonye ncecetse agira gutanga 27 abagabo babiri 28 batatu 29 4 35 ngo iryo niryo shemushaka ntariko seri ni rwose nuragira ngo ari bakubarira niko yahise ambarira ati abagabo 5 mu myaka 30 nibyo ushaka atariko nusanga uri nawe urabana inzu ya gatatu baravuga ko usubiye mu rugo rwawe inzu ya kabiri gusa numva ko kantu karanyarutse kaje mu mutwe karimo n'akantu k'ubwenge ibyo yanyirukanye harimo n'ubwenge abadamu badukurikiye bagiye bakurikira izo mpanuro zibari impanuro niko nariko seri rwose nanjye ndamukunda nariko nabwo Imana atigeneye kwa ni wese kuzanyirukanye mbona bigihari kunabagiye gukara gahewe niko byanyirukanye bigihari ubundi turabana tuzaba ko ngifite bwabo nzajya gahita nyiruka ariko wajijwe se ibyo bikwiye kugutera ipfunwe ngo ahubwo ko bikwiye kugutera ishema kuko yambwiye uwo mudamu kuba wagushaka kandi azi ko ikibazo gihari ibyo ntibikwiye kugutera ipfunwe nujyayo akakwirukana uzagaruka iwanyu nkuko kuko ari kugusaba kugaruka ngo mubane kandi azi n'ikibazo gize ufite atahubwiryo ni ishema kuri wowe urumva adafite urukundo uwo mugabo atahubwiryo ni ishema kuri wowe ko umugabo ananirwa kukwivana
kuko yari yaje arambwira ati ngo twasaze ati umwana naramubonye umugore ubyara naramubonye ati umugore ufite ubuzima naramubonye atari ku rukundo umugabo akwiye gukunda umugore bose. Katubwiye abantu badukurikiye ko ubu buhamya ari ikibwirizwa kitazarambirana. Bumve ngo igihe abantu bashobora kugirana ibibazo mu muryango, urumvira dukora abantu bashobora kugirana ibibazo mu muryango bakagongana, umugore n'umugabo bakagira ibyo batumvikanaho kuko bari ku isi ntabwo bari mu ijuru. Ariko igihe umwe agarutse akavuga ati mbabarira, twongere duhure, twongere tubane, abantu bashobora no kuba barageze hirya aho babona ko guhura bidashoboka. Ntabwo umugabo cyangwa umugore akwiye gutsimbarara kuri rya jambo rivuga ngo ngewe sinzongera kubana nawe, ahubwo umuntu yagombye gutekereza impamvu mugenzi we agize gute yongeye kumusaba kugaruka kubana, rimwe na rimwe anemera no kubana nawe azi ko ufite n'ubusembwa n'urugero. Icya kabiri nawe akaba azi kubana nawe azi faiblesse ze, intege nke azizi, ariko akavuga ati byanze bikunze ndashaka ko twongera kubana. Ni ikintu abantu gikwiye gufasha abantu muri iki kiganiro, atari ubuhamya bwacu gusa, ahubwo abantu ntibabyumva. Ari ibintu igihe umuntu agarukiye mugenzi we undi aba akwiye kumutega amatwi. Nicyo cyabaye, nicyo nasobanuraga. Uwo mugore rero nama yangiriye ikintu kinini yanyinjije mu bwonko, arambwira ati niyo njya kukwirukana we si ipfunwe kuri wawe ubwo ni ishema kubona umugabo akwirukana ariko akananirwa kutivanamo akabiri akakugarura. Nicyo twavugaga. Ubwo nibwo nahise nturuka. Noneho uyu mugabo ndamubwira inzara yewe kwemera ubwo umugore yangiraga inama gutyo, uyu nawe ari kumwe n'umugabo w'uwo mugore hepfo y'inzu bari gukora politiki y'ibyo baramubwira. Nuko uwo mugabo aba arampamagaye, umugabo mba mbasanze munsi y'inzu aho bari. Uwo mugabo nawe angira inama atari kunyinginga ahubwo ari kumbwira ndeba igitsura ngo niko ngo uri kwigira iki, ngo uyu si umugabo wawe. Nta mugabo uyaza ngo yewe ngo ihangana rwose ngo ntabwo uri umupfakazi ndahinda umugabo wawe muri kumwe. Yankora ku mutima ngo ntabwo Francois ngo ntabwo uri umupfakazi uri umugabo wawe. Haleluya, amen. Umugabo wanjye se ko ntazi ko byamugendeye kuri yarapfuye, ni nkwayo nyine ko tuzi ko bamwishe aho ari wenda ahuye n'abagizi ba nabi, ni narapfaka ngo ya ngo ndahinda umugabo wawe. Nuko umugabo arambwira uri umugabo wawe ukayizana umugore yaramaze kungira mu nzu hazamo akantu nacishije make sinongeye kwikarakaza. Nterega Busheni, uwo mugabo yitwaga Busheni. Nterega Busheni ni umugabo mu by'ukuri koko arankunda nanjye ndamukunda, ariko yaramubabaje mu muhanda ntamora uko Imana yanjye ugaruka muri bya bindi nyine. Ni none rero niba ashaka koko kungarura kandi koko ndabona bikeneye kuko yaraje inshuro nyinshi aha namuhakanira. Niba ashaka kungarura ni yicikira nimenye ko ibyo ari kuvuga bivuye ku mutima. Yahise ankora mu ntoki gutya ngo urakoze murakoze, nuko ngumva ngo ikingo nzakica. Nkeje yaragiye nkeje anzana amafaranga yo kugura igitenge nikira mari dupanga itariki nzasubira. Uwo mugabo n'uwo mugore we bangiriye inama nibo banturana nawe hari ku itariki 11 z'ukwa 10/9. Imana rero maze gusubirana nawe niho hagiye kwitangira neza ko Imana twahuye nako kugiye gutanga. Nasubiranye nawe mu by'ukuri nzi ko amezi abiri nashira rongera kanyikana n'agakuru, ariko amezi abiri Imana yo kabyara yo sinzi uko nabi tubura uko tuyivuga yahise itaha mu muryango wacu. Sinzi niba ari nge wakomeze mu cyumba cyakoze cyane. Abaho kwihana nahabu. Amina. Nyuma biraza kugera kuri za ndabyo nahasanze. Nyuma y'umura wawe ibigeragezo, nyuma yo kuzunguruturana ngo dushake ibisubizo aho bitari, ibihugu bikarushaho kumfana. Tugiye kwinjira mu cyiciro gikomeye cyane aho ijoro ryaje gusanga iyo ndushyi ngo riruhure. Niba twakita icya 4, niba ari icya 5, niba ari icya 3, ntabwo nzi ubishinzwe karasa, ariko ni igika gikomeye. Imana izamufasha. Ubwo ndamuzanye turabanye. Ngize abagore bangahe muri yanzu yanyu? Uwo mu cyaro no mu mujyi. Hari 2007 mu kwezi kwa 10 siwe mugaruye uretse ngiye kuhagera.
si mu kwa cumi, ukwa cumi na kumwe, ukwa cumi n'abiri Yesu araza kureba iyo ndushyi yegeretseho abagore babiri nta n'ubushobozi ifite bwabatunga kuko byabaga bikomeye. nari umuhereza umuyede w'ibyondo nta kigenda nsabwa kugira ngo mvuze uyu nguyu, nsabwa no gutunga umwana na nyina bari muri komine. Yesu arareba aravuga ati uyu muntu ageze kurereka mu ruhuri. Tariki 14 z'ukwezi kwa 12 k'uwo mwaka niho ijuru ryangendereye. Ubwo nari nturanye n'uwo mugabo Bizirurema Innocent, Imana imuha umugisha. Ni umuntu ukunda Imana simubeshyera, yarasengaga cyane, ari umuturanyi wanjye, akampumuriza, akampa uburyo nitwara mu bihe by'intambara. Inama yagiye angira mu bihe by'intambara, Imana imuha umugisha, ndabivuga mbikuye ku mutima. Ati nyabura ntukambara ibirangashyaka, ejo abari kwambara ibi birangashyaka uzahura nabo. Icyo nacyo sinabura kukivuga. Arampana nk'uwo mwana, ndi umugabo nawe ari umugabo, ati witonde Satani niko akora, ati nyuma y'ibi ngibi abakozi bose uzababona muri gereza, ati uzabura rero. Yari nk'umuhanuzi, ati dore ubwo turabisoma. Noneho akaba yari afite video ya Kirombo. Umuntu ari afite video icyo gihe yabaga akomeye. Ndagenda nkajya kumusura buri mugoroba ya televiziyo kara ka Kirombo baciye. Noneho nagera ni nk'umuntu w'umupagani Bizirurema asa nije kureba filime. Noneho akaza akavuga ati yoga ati Theo, ati hano hari igitabo cy'umukara, atako kibamo inkuru nziza ziryoshye. Aka kantu ntabura ko nakora kukavuga. Ati none hari inkuru ngira ngo tuganiremo n'uturangiza hanyuma turebe filime. Ngaho mbwira vuba, nimbwira vande ko tuyobere filime ntuntindire. Bakurikiye Bizirurema bongera bamenye ko mu itorero bimomwe. Ni umukuru w'itorero, yaba umukuru w'itorero bimomwe, ariko ubu ntabwo yaragisengera, arasengera Nyabisindu. Ubuzima nyine bwarahindutse, ariko aracyakunda Imana. Umva, ati dore filime ngo wari ureba bibi. Yaramfashije oyada, yaramfashije muri ubu buzima, mu buzima bwo ko ninjira mu itorero, ari mu bantu Imana yakoreye. Nampamagaje isomo yanyigishije. Ubwo Bizirurema akanyereka, ansomera igitekerezo cyo muri Daniyeli mu rwobo rw'intare, igitekerezo cya Daniyeli mu rwobo rw'intare. Rero ko nyiri umusore nakundaga kureba filime, nakundaga ba Jackie Chan, nkakunda ba Chuck Norris, nkakunda bariya Bongereza ba Kabutura bose mbizi nyine. Noneho anyigisha ukuntu ngo bose nakundaga ba filime, najyaga no muri sinema mayi Nyamirambo, najyaga mu cyaha nkajya no kureba filime. Noneho ibyo Chuck Norris, umunyabyaha burya Imana ibikuzi koko, maze yakumenye mbere, yakuzi ibyo byose nakunyuragamo. Sinari nzi ko Imana inkunda, sinari nayizi. Nuko nditegereza nitegereza filime, nako abanza nsomera Daniyeli mu rwobo rw'intare. Noneho arangije gusoma ndavuga ati nuko abamarayika Uwiteka arazabumba umunwa w'intare. Noneho ko naribye filime, nubwo uwo mugabo marayika yaraje afata agatare akagacyo, ariko afata agaseka, agafunga kacu yari narebye muri filime. Ati we ati n'imbaraga z'Imana, ako kabikwa mu bwenge bwanjye. Noneho n'ibindi byinshi yagiye ankorera byiza, Imana imuha umugisha. Nuko birangije hano hari sinzi hano nkomyeho gutya, sinzi waza ukareba cyakunda sawa. Noneho uwo Bizirurema Innocent, uwo tariki 12 z'ukwezi kwa 12 k'uwo mwaka 1997 nibwo Imana yansanze irangiza. Mu buhe buryo rero? Mu by'ukuri Imana ifite uburyo bwinshi bwo guhamagara umunyabyaha. Yego, amen. Nari nsanzwe mba ndi umuntu urota. Ngiri no mugaturika nakundaga kurota ndi kwibonanira na Bikira Mariya, inzozi nari nzimenyereye. Ariko izo nzozi Imana yampamagariyemo ntabwo nabona uko bwenze usobanura, zari ziteye ubwoba. Ubwo kandi haruguru y'iwanjye mu rugo hari itsinda ry'abasenga ry'umugabo ryitwaga Ibanga ryo Gutsinda, ryabaga mu Bamiyeri mu nzu y'umugabo witwa Bizirurema Anastase Rutaganira n'umudamu we twamuvuzeho kare Mama Chantal. Noneho aho babaga, aho bari batuye muri iyo nzu, niho hari itsinda ry'abasenga. Noneho njye nkaba ntuye mu nzu y'inzu gatoya.
bo ubu ndi umuntu utarigera wangaga Yesu kandi nkamwanga ntanamuzi numvaga umuntu abwiye indigo Yesu ashimwe nkamusubiramo numva anteye iseseme mbama niba ariko nari ngifite rwa rwango ya ideologie nari nashyizwemo n'idini yasangiragamo urimbwira ko Bibiliya y'igifuniko cy'umukara igikora risakirego manza ari byatumaga hari nikoma abantu abadivantiste bakaza gusenga bashyushye babona bahiruka bayihiriri ntibarese ko bahuruduka ari n'abantu b'Imana ari abakoreye mbese bikanje na nkumva biransakuriza irimo ba Mukanyarwanda ntazi n'impamvu ibe ndabageraho humura ndabavugamo ko bari mu bamfashije n'iryo tsinda noneho izo nzozi zagenze gute hagati ya saa 10 na saa 11 za mu gitondo narose inzozi nambaye ikabutura y'ikoboyi iciriye hano nambaye agasengere kajya kuba umuhondo noneho ndi kumwe n'undi muntu ntabashije kumenya mbona imbere yanjye hari icyapa cyanditseho 15 m bivuga 15 metero noneho hari na kafureshe kerekere kuzimu batunze gutyo ngenda nsanga cya cyapa nyigezeho nsanga n'icyobo kirimo hasi manuka muri cya cyobo nk'uko umuntu amanuka bareba cukura za toilette murabyumva ndamanuka ngezemo hasi na mugenzi wanjye twari kumwe ntabashije kumenya uwo ari we nawe aramanuka tugeze muri rwa rwobo tujya inama ukuntu tugiye gucukura Imana ni nziza ngo rero aho ngaho ni hejuru Yesu yaragiye kunshakira ngo nkure muri ako kavuyo nari ndimo kadashobora gutanga amahoro ndashima Imana cyane bo ngezemo tujya inama ubwo yicaye nteye umugongo nanjye muteye umugongo mfata agafuni nawe afata agafuni ndacukura nawe ari gucukura rero ndangiwe ndamuyobanye numva rero nitumara kugwiza ibitaka byinshi uravamo ujye hejuru none ufata ikijerekani wajya wohereza ngo ushyiramo itaka uzamura urumva muvanga noneho igihe tumaze kugira inama tumaze kuyinoganya hazamo umutingito ari umutingito uretse guhita muri iyi minsi uteye ubwoba urakubita ngo noneho rwarwo ruragenda ruribyiga ruragara rumera nk'intango murayumva abakuze barabizi ikibindi cy'intango kinini noneho hejuru aho wanditse ururukiye gasigara ari nk'akantu kameze nk'inkono koko ako kanya nkicaye aho ngaho niba wowe muri izo nzozi nuko ngiye kubona mbona akadobo k'umweru karaje kanteretswe imbere karimo sima itarimo umucanga mbona ikiganza giciriye hano kitagira umuntu kiriho kiraza gisukamo amazi kimaze gusukamo amazi muri ka kadobo kivangavanga vuba ya sima kimaze kuyivangavanga kitera vuba muri rwa rwobo kirangiye kirasiga we maze haranoga neza ahita ahumba ndebye wa mugenzi wanjye turi kumwe mba ndamubuzemo kureba hejuru gutya ngiye kubona mbona murebye mu bworo bw'ibirenge azamutse asubiye hejuru agiye hejuru uvuye mu rwarwo noneho ijwi rivugira hano iburyo bwanjye byitonze ngo fata agafuni ukubite aho mu mbavu z'urwo rwobo fata akafuni nubwo kuri tano bahabaye nk'isara bwaye ndebye ukuntu ndatera akaguru hariya nkagatera hariya ntibirashoboka kugira ngo mvemo nibwo noneho ryasomo bizi Rurema Innocent yanyigishije Imana imuhe umugisha nibwo ibyo nibyo ryankuye aho ngaho nicaye muri rwa rwobo sobekeranya amaguru nk'uko nabaga nicaye ndi imbere ya Mariya maze nifatanya nicaye muri rwa rwobo nasobekeranije amaguru ndahumiriza nk'uko nahumirizaga ndi kwigana abadivantiste kuko insuri inyuma gato najya kukundaga kujya kubera umushyitsi abadivantiste ari uko bakoze igitaramo cyane cya korali yitwaga Bonne Esperance y'Inyamirambo yaririmo umugabo witwaga Mafundi mbo waririmbaga baze cyane abana be bamwe bari ku Gisenyi baririmba muri Right Family yego ubwo wabirangije wabivuze reka mbyifike ubwo ukoze ahantu kanyine nabyumvise nyine nabibonye ubwo noneho uwo mugabo twari duturanye Mafundi Ferias nari ndi haruguru yiwe yari afite umudamu wakoraga haruguru mu mujyi sinire mvuga aho yakoraga witwa Julienne aho ari aracyariho nigeze kumubona mu gitaramo cya Right Family Imana iguha umugisha muntu w'Imana aranamenya cyangwa se abonye na filime na nimero zanjye akantelefona twakwibukiranye nari agasore icyo gihe nari agasore muri akazi ko mu rugo ba mu gipangu cyabaga haruguru yiwe y'uwo kwa Mafundi Ferias bari baturanye n'akazu ka electrogaz icyo gihe k'amazi
noneho nkajyayo mu by'ukuri mu badivantisi Nyamirambo muri kora mu bitaramo nkurikiye ijwi rya Mafundi Phineas bambwira ko yasinziriye ariko nubwo yasinziriye ijwi rye riracyariho ku bw'abana yasize batatu babiri b'abakobwa n'umuhungu njya mbona kuri Lucky Family Imana ibaha umugisha bateye ikirenge mu cyase kandi bazaharanire kugira ngo mu gitondo cy'umuzuko bazabonane na papa wabo nanjye ndimo n'abatureba bose ndabashuje cyane ndabakunda mbabonye ngarukamo kumva ijwi rya Mafundi yaririmbiraga muri base iteye ubwoba kabisa maze agashimisha abamuteze amatwi hamwe na korale iyo ngiyo yitwaga Bonne Esperance la Bonne Esperance nuko ubwo tugarutse inyuma noneho dukomeje imbere aho twatugeze muri rwa rwobo nicara nsobekeranije amaguru nkuko nari mbigezeho nifata gutya nkuko nifataga imbere y'ishusho ya Bikira Mariya turabareje iyo nkumiriza nkuko nahumirizaga nagiye kuba ndi kwigana abadivantisi ariko nako yagiye gusenga bahombe kiki amaso aba ariko nifata nicaye muri rwa rwobo nsenga isengesho rivuga ngo Mana numva ngo wakuye Daniel mu rwobo rw'intare ariko ngewe hano nta ntare zirimo mbabarira unkuremo ntazaboreramo iryo sengesho sinjya ngibagira nuko nasenze sinavuze ngo mu izina rya Yesu igihe mpumuye amaso giye kubona mbona umurunga w'inyabutatu uramanutse ariko uherekejwe n'umucyo mwinshi cyane uramanuka ungeze imbere ryajwi ryigeze kumvugira hano riravuga ngo fata iryo kamba nafashe rya kamba ni ikamba ndayifata maze kuyifata umuntu arayizamura ariko njye ntamureba ari hejuru arazamura ngeze hejuru ya rwa rwobo mukureba hano imbere yanjye mbona ikintu kimeze nk'igera ry'umukara kirimo umuntu wambaye imyenda y'umweru ntabasha kureba mu maso nkabona ko ari umuntu ariko mu maso simubone wambaye imyenda yera antunga urutoki kabiri ati ukuyemo nande ninde ugukuyemo bwa gatatu ati uvuyemo kubera iki arangije ya pica iragenda imaze kugenda maze kuyibura narakangutse ni François ati karama indosi inzozi ubwo kandi niba ture amasengesho yo haruguru ku itsinda y'abasaga numva ngo n'ibindi abantu bari kuza gusenga indosi inzozi ati ndazimubwira inzozi n'inzozi arongera arisinzirira nje nkakomeza gukanura amaso baburakeye neza ndagenda nsanga babanyetsinda numvaga ndwanya mu buryo ntazi impamvu mbarwanya nuko nyiri rugo ndacunga barasohoka abari gusenga basubira bajya ku kazi kuko mbere yo kujya ku mirimo yabo babanza kw'iryo tsinda bitaga ibanga ryo gutsinda nuko mbabonye mama Chantal ari we nyiri urugo madamu wa Rutagara Anastase maze kumubona murotorera sanzozi akaba yari umuntu wangiraga ku mava kansengera ariko atarigeze abimbwira ubwo nibwo yabivuze nuko ubwo ndamubwira nkuko nabibonye ndamubwira nkuko mubyumvise aratega amatwi mbona azamuye ibiganza ati izina ry'Imana rihabwa icyubahiro n'iki atumva rero ubwo kandi nayo muhagaze imbere ariko ni ipantaro yanjye imeze iki reba hariya hasi imeze iki ndi gutitira ariko ntazi impamvu ubwoba aho bwaturutse nuko arangije arambwira ati uzi impamvu ati twakubwiriza ubutumwa uranga wumvisha amakorari uranga turakubwiriza tugoye hano uranga none ijuru ryabanje byaje kukubwiriza ntirekada ninari mu rwobo ati tonde ataho ngaho Imana banje kukwereka ahantu inakwereka ko utabasha kwivanayo irangije abarijya kukikurira ni n'umugabo ni n'umurunga nyatereka wari ikintu yari nyabutatu ati ni Imana data twese n'umwana na mwuka wera ati ni ukuboko kwisumba byose kwagusumiye kugukurayo maze icyo gihe ntibwari mu kwa mbere cyangwa kwa kabiri w'isabato gutyo noneho ni mama Chantal ati karama ubu mpfuye najya mu ijuru noneho mukanuriye amaso ku buryo rero wakagira ubwoba ati ko mpfuye najya mu ijuru mpfuye ntihaniye ati humura iyatangiye umurimo muri wowe izawurangiza Adventiste Imana igibaho umugisha kuko bafite ibyiringiro ku ijambo ry'Imana kandi ntabwo bazigera bakorwa n'isoni kimwe n'abandi bari hanze y'iryo torero bakundira ijambo ry'Imana rifite imbaraga ikomeye ryubaka ibitubakika hano ku isi rigakomeza ibidakomeye bya hano ku isi umuntu ikamuzamo ibyiringiro by'ubugingo buhoraho kandi yaravukiye muri iyi si y'igisibe Imana ni nziza Imana ifite imbaraga Imana irakomeye nuko ubwo byageze ku isabato nihuse uko nifataga inyarugenge najyaga kwa kuzunguza cyangwa kugira utuntu nkorana nkabona imodoka iri kuza insanga nkabona ibura n'ishitani ishaka kunyica ntihane nkakwepera kure nk'umuturage uturutse mu giturage ibintu biradogera nkajya ngira ubwoba n'icyo cyumweru namaze igihe mfite ubwoba cyane ndagenda Nyamirambo
nicara mu gihanda cya Nyarugenge ab'inyamirambo ndabashuhuje ni Nyamirambo mu rusengero rw'Abadiventiste nibyo torero ryacu twese rya Eglise Mere yanjye aho niho nabatirijwe nanjye nuko mbantegeye ndinjira mu iryo torero gahunda zose zakorewemo ntabwo naziteze amatwi ahubwo niyo mfite ubwoba igihe kiragera ryari kugira ngo nihane mu gihe mama Chantal we yandarika akamenya ngo jya kwihana agomba kumurya igihe cyari cyageze wese agira igihe cye nuko barabwiriza bigeze saa 5 kuko nari nzi igihe bihanishiriza icyo gihe yari yabwirije umupasitoro witwa Ruhaya Asiyeri umugabo mugufi wirabura umupasitoro wambaraga amarinete ndamwibuka cyane iyo foto nijye mva mu maso abwiriza ikibwirizwa ntabwo nakubwira umutwe nta n'isomo na rimwe mu kibwirizwa wabwirije numvise we narindi wa mugabo yagize vuba akarangiza nkihana nuko nari mfite ubwoba cyane nuko murabona ababwiriza hari ugiye ushobora kujya kubwiriza noneho wajya gusoza ikibwirizwa ugasoreza ahantu habi hataratuma umutiva abantu ngo bahite bahaguruka ubahagurutse bitanga mbona bombye ibitabo neza birarangira harya nari imbere ya Nyarugenge mu gihanda cya Nyarugenge haringaniye neza na ntuzana na mimbara y'umubwiriza y'uruhimbi neza nakunaga kwicara mu ntebe zo mu kera gataho ngaho za sima ubu ari kuboha numvise ko hateye imbere hari sima n'imikeka n'uduhe dusanzwe none amaze kubumba ibitabo mbona ntahamagaye iriya ndirimbo bavuga ngo wemeze nari nyize cyane numvaga bayihamagara numvaga bayiririmba mu gihe nabaga nababereye umushyitsi naje gusoma amagambo tukiri hano avuga ngo umubwiriza igihe ageze ku ruhimbi ariko ubu ni umucyo wenda uje vuba umuntu ngo aba akwiye gutanga amahirwe kuri uwo munyabyaha waje aho agahamagara kuko hari igihe amahirwe yo kwihana y'uwo munsi atazongera kuyabona narisomye mu gitabo kivuga butumwa nanjye nta mubwiriza ukwiye kuva ku ruhimbi adahamagara kabone n'ubwo waba ubwiriza iteraniro rya saa 5 nta bashyitsi atari amavuna nk'uko dukora amavuna nubwo yaba ari kubwiriza muri gahunda ya saa 5 hamagara abavugurura umubano wabo burya hari igihe umunyabyaha aba yari gukira uwo mwanya ukamuvutsa ayo mahirwe akambuka imodoka ikamwahuranya kandi yari gukiriramo ngira ngo icyo kintu wenda iminsi y'ubujiji bwacu Imana yabirengagije nk'ababwiriza ariko uyu munsi tugiye tugerageza guhamagara abantu noneho uwo mupasoro aza gusoza ikibwirizwa adahamagaye kandi ntiyajya no kwicara igihe agitinze aho ngaho numva imbaraga impira kugenda itanga nubwo batahamagaye itanga ni mu ndebe ndi umuntu wagiraga isoni zo kugira imbere y'iterano y'abantu benshi naratambutse ndatambuka noneho iteraniro ryose mu rusengero uza abantu baba bahateraniye baraceceka barahora umubwiriza akomeza kuntumbira nawe ntiyagira icyo avuga agiye kubona abona ngize akaboko gutya pastor nawe ntiyava ku ruhimbi ntabwo yava ku ruhimbi kandi ntiyahamagaye abona ngize akaboko gutya ndakamuhereje atinda kugafata yanga no kugafata atari kubyanga mwitonde mwumve hari igihe aba ari umuntu ufite ihungabana mu mutwe pastor ugomba kureba natwe turababwiriza uragenda njya nko kurangiza kubwiriza abona umuntu yahise agera ku ruhimbi ngiye kuvuga ijambo ryanyu abona yageze imbere y'uruhimbi ahita ambwira abayobozi cyakoze nti mumufashe mumwakire uwo muntu ngiye kuboneho no guhamagara abandi ntabwo ubuze ikimuzanye kimwe cyashobora kuba afite toroma kabiri ashobora kuba ari umwuka wera umumanuye urumva ubwo n'ababwiriza tujye tuba maso nawe gutinda kukwakira ntekereza ko atari ubugome nka pastor ni muri iyo sansi nagize akaboko gutya ndakamuhereza gutya ntiyakakira hamaze umwanya akubita aya magambo rwose tuzarakomeza ko nawe uri umubwiriza ukora amavuno ukagira gutya ubu wowe uri ku ruhimbi uretse ko wabonye iyo mesaje umubonye wowe wigutunguye ari ubwa mbere ntiwatinda kugafata wumve ko yakoze sakirere oya mwaduga ngani umusazi ubwo hagati Imana yaduhagaritse aho yaguhana n'ibyo byitwaramo nta gisubizo naguhahura Imana burya ibifite n'abari mu rusengero burya bakwiye kwa maso abayobozi b'itorero babajiya n'igihe yagusumira akakuniga wenda wigishije ibintu byamuhangamiye akakuniga bajya baba hafi rero batabara nje nari inyuma y'uruhimbi ndenza akaboko uruhimbi ndamuhereza gutya yanga kugafata arangira gutya agira gutya mwabantu mwe mwigeze mwumva nihanisha aranyanze mu mutima ariko aranyanze Mana yanjye mwigeze mwumva mpamagara batereka da ati rero mwabantu mwe uyu mugabo uje gutya akaba yitanze gutya n'abandi rwose mubonereho guhamagara no kw'Imana
n'abandi boboneho rwose mwitanga ubona no gusuza pasitoro bakiriho mwirayasiyeri ko akiriho turamusuhuje Imana yamukoreyemo ni mu gihe cy'abandi mbonye abashotsa Sinapolo bakayigema Jacques abo bose ndacyabibuka n'aba Musonera Biasi batwigishaga mu bitegura noneho mbangize nka aba arakakiriye bagashayija Justin abo cyane bakarera Jerome nabaza wose noneho maze amaze kunyakira ati n'abandi bumva ijambo ry'Imana haricyo yakoreye umutima wabo mwitange hitanga abantu 80 nabo igihe nta kamaro yaratangiye kwitwa kamaro ubwo niharana n'abantu 82 muri abo bantu 82 madamu ntabwo twari twicaranye uyu nguyu yari yicaye mu kindi gihande cyo hirya nuko njye kubona nawe ari imbere aho ngaho yimara kugera imbere hihamye n'abantu bakuru gusa barimo n'abantu bari abayobozi barategetse basohetse avuga tugo n'abandi bashaka kuyana haza 80 n'umwe muri indirimbo abantu burya kenshi no guhenda ariko muko iyo yaje abantu baravuga barisa ubwo haje 80 n'umwe nanjye basanga nanjye wa 82 maze mbonye abashotsa tujyana hasi muri kave ajya kutwandika twinjira mu bitegura kubatizwa hari mu kwezi kwa Biasi ushinzwe bitegura hari mu kwa 12 bo baravuga baratubwira bati tuyandikisha tumaze kwiyandikisha bati nukuzajya muza kwiga kwa 90 kangahe 97 yewe gutwara kuri cyane uko nabatijwe 96 96 ubwo wari uri mukuru wacu naje harya uyandi igipfirira ariko cy'umudive kimazemo imyaka aha handi uri buze kujya nuko baratwandikura maze kutwandikura bati nukuzajya muza kwiga kwa kane w'isabato no kwiga ku isabato mbere yuko gahunda zose tuzinjiramo nzaje muzinduka muze mwige kandi no kwa mbere w'isabato niye cyushye mu rwego rwo hejuru umva ndi kugurumana maze ngera mu rugo ariko ubwo Imana impamagaye ndi umugabo w'abagore bangahe babiri aragira ati batatu nojya ni babiri kuko ngo nibo nsigaranye nabo uwo ngo nyine niwo ni namwirukanye noneho ubwo ndatangira Bibiliya numvaga ntayikunze ndagenda ngura Bibiliya ntoya kuri iyi ngiyi maze kuyigura nyigura n'umusaza umugabo witwa Munyamasoko Andre yari n'umubwirisha butumwa icyo gitabo cye ubakora muri banki za hano Burasirazuba Andre umugabo w'umuhanga ne wangurishije n'igitabo cyitwa Abahirwa n'ibandi hano cyamfashije na n'ubu kikimfasha igitabo cyiza cyane maze ndagenda ndaguruka ndaka urwango nangaga Bibiliya ndikunda inkubwe 10 zinarenze bariko meniko bavuga ngo ibyo umuntu yangaga nibyo akunda ibyo yakundaga by'ibyaha akabyanga yahuye na Yesu nuko igirayo mwana subirayo noneho ubwo muri uko kwiga kwitegura gushaka Imana mu ijambo ry'Imana tuyite gushaka Imana iteka batumuzanshaka mu mboni ryatsinda ry'abasenga rimbera umugisha cyane kubera ko nitanze nkajya njya muri ryatsinda ry'abasenga kandi nkajya no mu bitegura Nyamirambo ndagenda nigira ibintu bikomeye kandi byiza byamfashije muri ubu buzima mu itsinda ry'abasenga ryo kukatabaro ryitwa ibanga ryo gutsinda ryarimo Amiyeri Mushimiyimana ririmo Bizirurema Innocent ririmo Rutaganira Anastase n'umudamu we n'abandi benshi barimo basara mu Kanyarwaya Liberata ba Martin we yaje gusinzira ariko abakiri bose bo muri iryo tsinda baraye muri iryo tsinda ryo ibanga ryo gutsinda ndabashuhuje Imana y'amahoro namuramutsa Antoine Mama Regina ni benshi cyane n'umukobwa witwa Gasara ni benshi mbo umukobwa witwa Mukanyarwaya Liberata Imana imuha umugisha yanyigishije ibanga ryo kubana n'Imana umwe mu babwiriza bakoze umurimo muri iki gihugu cyaracyari Imana imugirire neza ndabizi na Bibiliya na nimero zo neza zifite mu gihe cyashize zigenzishishamo n'izicemo ngo hari ukundi byaragenze cyangwa akaba yarahinduye imirongo mba umukobwa akamfasha ndatangira wa mugabo we burya Imana iyi Bibiliya iraryoha iyi Bibiliya ntabwo nabona uko buryo nyivuga abazi kariyeri ahantu muri kariyeri
ya mbere y'icyo gihe yari mbi cyane, hari ibibuye bitare bishinyitse bakuraga amabuye, nazamukagamo mfite Bibiliya n'intambara ikomeye, agatabo gato kabagaho marayika ufashe inkota gutya, nkashyiramo Bibiliya, ngashyiramo indirimbo, ngashyiramo n'igitabo nakugana Yesu, ajya aho muri mo Kigali hejuru, ngirirwayo kuva mu gitondo saa moya kugeza saa 11 ndi kuganira n'iri jambo. Ariko niho najyaga njya gushakira gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera mu buryo mukoki, ariko rimwe ngo yari insinzemo ngewe nijoro bagiye gushakira, ariko ko numva tuva indemwe kuri byinshira harya haruguru yajyanaga mbaraje yitwa pire y'icyatsi kibisi, niyo natwaragamo ibitabo, ariko senge mu ijosi. ariko se manzi umugabo wakuyoboye ni wanyoboye rero, nafataga iyo shashi y'icyatsi kibisi irimo ibyo bitabo nkayiruma, nkakambakamba ku rutare, nkarushimaho inzara nk'ibere rya bigogo ujya wumva muri bigogo, nkarizamuka nagera hejuru nkihina ahantu mu rutare gutyo, maze narangiza nkabanamo n'Imana, nkagirana ibihe n'Imana neza, ahantu hatuje, hari akayaga ko mu mpinga, ahantu kakampuha kakansanga ahantu nibereye, natwaraga isume yo kwitwikira izuba n'ibikara, hari ahantu urutare rwari rwaracukunye nashyiragamo umutwe, nkumva nibereye nko mu nzu nziza. Ariko cyane cyane iri jambo narirambura Mwuka Wera agafungura amatwi nkaryumva mu bundi buryo ntari nsanzwe ndyumvamo, maze ngira ibihe byiza n'Imana. Agatangira kumva iby'amatwi atigeze kumva. Aho hantu rero urugamba ruratangiye, urugamba ruratangiye. Urakoze cyane. Naguye ku ijambo rivuga ngo ntugahinyure umugore wo mu buto bwawe, ntukariganye umugore wo mu buto bwawe. Noneho ndiguyeho nari ntangiye urugamba rwo kuntu nzikura abagore babiri hasigarana umugore umwe. Numva urugamba rero ahantu ibintu bikomeye cyane. Ubwo nabanaga nabyo nibwo nagishaga inama abantu bo kwitsinda, bati wowe rero nkuko Bibiri bivuga ugomba gusigarana umugore wawe wo mu buto bwawe mwashakanye. Noneho mbere yuko bagerera kuri iyo ngingo y'ukuntu yamashije gutunga umugore umwe, reka nanjye ngira icyo mvuga, kuko icyo gikorwa agiye kuvuga yaje gukora niho hantu hambere, nicyo kintu cya mbere Imana yankoreye nkavuga ngo Imana irampa, kuko mbere mu bigeragezo byose nababwiye nahuriraga nabyo, nabonaga Imana nta n'icyo, sinatinyaga no kubivuga, naravuga ngo Imana nta kintu, nkaba ngo yandemye itanshaka, yandemye inaniwe, nkumva nta sinzi icyo uko nayivuga, nkumva mbese niwe mwanzi wanjye. Noneho tumaze kwihana, yababwiye ko twihaniye umunsi umwe, twarihaniye umunsi wihannye Nyamirambo nawe yaritanze, nagiye imbere nditanga muri ba bantu 80 bandi baje. Ariko mu by'ukuri ngiye mbabwije ukuri ko mu mutima wanjye ngiye nitanze mu Kigali. Ikigali nitanze mu by'ukuri si umutima wari umenetse, mvugisha njyewe uwo mupasiteri yarabwirije n'ikibwiza yabwize sinkibuka, gusa icyo nibuka n'ahantu yageze, icyo byari ari ibihuha muri 97, ari ibihuha byinshi cyane kuko habagaho n'intambara z'abacengezi n'ibindi, hakabaho ibintu by'ibigambo by'ibihuha byinshi bijyanye n'intambara. Noneho muri icyo gitondo nari numvise ibigambo by'ibihuha bibi cyane binteye ubwoba, bari kuvuga ibintu bigiye kuba mu gihugu, nuko by'ibihuha ariko noneho uwo mupasiteri arabwiriza, iyo magambo nibuka yatumye mpaguruka, nuko yavuze ati ibigambo muri kwirwamo by'ibihuha n'ibiki, ati se ubundi ati tubyemere ko wenda ibyo mwirwamo byaba n'ukuri, ati ubundi waba uri mu ruhe ruhande? uramutse upfuye waba uri mu ruhande rw'Imana, waba uri mu ruhande rwanjye. Noneho nanjye burya rero nubwo uri umupagani, nubwo uvuga ngo Imana nta kikumariye, ariko nanone dukunda kuba b'Imana. Bihanishije rero nahanye ajya kwihanaga, nanzi ngo kwihanana ukugahandi imbere nyine ukifata gutya pasiteri akagusenga, inika njyewe mu ruhande rw'Imana. Ariko mu by'ukuri ntabwo nari njye nabo ishyushyu ngo yajyanye mu butumwa, yinjiranye mu itorero ryo gukunda Imana cyane cyane cyane, ntabyari ndimo kuko nishushanyije ku bantu Imana yize umutima wanjye, navugisha ukuri. Ubwo rero twamaze kwihana, mbona kunze ibintu by'Imana, abadive numva bigisha ngo kutarya inyama, ngo kurya inyama ni bibi, ahita azireka, kandi njye nakundaga inyama kurusha imbwa. None ngaho dai n'amadini nsabuza no kurya inyama, tukarabaje numva nicuje n'impamvu nihanye mu badive. Nese uyu mugabo uretse n'inyama ngo nitahamwa, ubu aratunga abagore babiri.
none mu mutima wanjye numva mpangayikishijwe nuko agiye kunyirukana kuko ntabwo umutima wanjye wanyemezaga ukuntu ubu Kristo ndi kumubonana afite yatunga abagore kandi numvaga ko umunsi azamasha gutunga umugore umwe sinumvaga ukuntu ari njye wasigara n'ukuri pemba bizi ukuri nta nubwo nigeze mbisengera ngo mvuge ngo mana uzareke bari ngiye ubana n'umugabo igihe yahisemo umwe numvaga ari njye uzajye nuko nkatangira nari gukoza ubukristo none sinari ngiye kureka kugaruka kubana nawe ni Siridiya wanyoheje mu mutima nkiburanya gutyo umunsi umwe ndabyibuka hari igihe tugeze kugira amagambo tutumvikanaho turarakaranya noneho ndabwiye buriya n'ubwiyenzi ari kunshaka washaka kugira ngo anyirukane yabuze aho abihera noneho tugeze mu buriri turongera tubigarukaho ndabona ariko muvana no mu nkambi mu aho wambwiraga ngo genda wabonaga insetiye sinagenda none aho kugira ngo witora toze kandi ijambo uri umuntu w'umugabo iwe bwiza ukuri kuri mu mutima ateze urakeka ko kuri kundi mu mutima ari njye mbona ushaka kongera kunyiruka ahita asubiza abagore mureba hafi ngubwo niyo mpamvu utacyumva amakosa yawe urahura ahandi uzumva nawe nziza humura n'umunsi nageze igihe cyo kumasha yewe nzabwira mu by'ukuri yambwiye ayo magambo sinayemera mu mutima narayahinnye nabe nibiyani ari yambona rero nako nashakaga kuvugaho mbere yuko avuga aho yari ageze ubwo yaje kugera iyo niyo nyifato yari murimo ariko njye nari namaramaje kubwira ijambo ry'Imana no kubana n'Imana cyane rikankomeza kandi rikanyuzuzamo ibyiringiro umudamu wanjye uko nabanaga n'Imana niko naguye no ku rubyaro ntabwo ku masomo nk'ayo mbese y'amasezerano nkomeza cyane nuko igihe cyaje kugera muri uwo mwaka wa 97 ujya guhera uwo mwaka ujya guhera za Gisenyi iwacu intambara yari imeze nabi cyane yakaje umurego y'abacengezi ariko ndagira ngo mabwire ko bw'imbaraga nari mfite zikomeye cyane mu kwa gatanu tariki 30 niho twabatijwe ariko icyo gihe tubatizwa muri rusange tubatizwa n'umudamu wanjye nibwo twabatijwe ariko mbere yuko tubatizwa nk'uko abapasitori bajya bahamagaje nari nyiri gushaka rya somo ngo turyibutse abadukurikiye ko warivuze bakenera kumenya aho riherereye nubwo tutabivuganye bijya n'ibyo yari impugije isomo rikomeye riboneka muri Maraki igice cya 2 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 16 aravuga ngo ntukariganye umugore wo mu busore bwawe ntukariganye umugore wo mu busore bwawe noneho arasobanura ngo bivuze kutamuhemukira cyangwa wica isezerano cyangwa se kumuca inyuma uwo mwashakanye cyangwa kumuta ukamuta mbese ukamuhunga ubwo bishobora no gusohora ku mugore cyangwa bigasohora ku mugore ni Maraki igice cya 2 wakomeza kuko abantu bari kuryibazaho umurongo wa 14 ya 16 iryo somo wari wasomye yarakubajije ati wahereye kuki utangira kumva ko igihe wari uri mu matera ujya mu bwiherero twitaga mu bwiherero harya mu Kigali Imana niho yagusuye iguha rya somo nibyo dukunda kubazaga abadukurikiye bamenye aho riherereye bashakaga wakomeza